ubuzima ntabwo ari bwiza habe na gato muri ibi bihugu, cyane cyane ku bantu bafite uruhu rwirabura. Black people, abimukira bagana muri byo baturutse ku mugabane wa Afurika. Benshi muri bo baratotezwa bagafatwa nabi, bagakorerwa iyicarubozo. Ahanini kandi biba bishingiye ku ibara ry'uruhu rwabo. Nshaka kukubwira ko muri ibi bihugu rimwe na rimwe hari serivisi ushobora kwangirwa. Hari serivisi nyinshi utahabwa byonyine uzize ko ufite ibara ry'uruhu rwirabura. Ushobora gusanga hari resitora utajya kuriramo, ugasanga kandi hari na banki utabitsamo amafaranga, cyangwa se ugasanga hari ibindi bikorwa byinshi utemerewe kuba wakora, nk'amashuri utemerewe kwigamo, cyangwa imiryango migari, cyangwa sosiyete utemerewe kuba wabarizwamo. Nta kindi uzira usibye ko ufite uruhu rwirabura gusa. Muri iki kiganiro ngiye kukugezaho ibihugu 10 ugomba gutekereza kabiri mbere y'uko upanga kujya kubisura muri uyu mwaka wa 2026. Kubera ukuntu abirabura muri ibi bihugu bafatwa nabi, abandi bagakorerwa iyicarubozo n'ivangura rishingiye ku ruhu rwirabura. Muri ibi bihugu bizagusaba gutekereza kabiri nujya kwaka viza yerekeza muri ibi bihugu. Kubera ko ubuzima ku birabura muri ibi bihugu ntabwo buba bworoshye habe na gato. Kubera iki ubundi umwirabura muri ibi bihugu akorerwa ivangura rishingiye ku ruhu? Kandi kubera iki benshi mu birabura bajya muri ibi bihugu usanga babayeho nabi, batotezwa, kugira naho hari serivisi nyinshi batemerewe kuba bahabwa? Ubundi abirabura bazize iki? Kubera iki abazungu n'abandi b'uruhu rwera badufata nk'aho tutari abantu? Babikuye he kugira usanga umuntu hari serivisi atemerewe guhabwa azira ko afite uruhu rwirabura byonyine? Wakwibaza ngo byaje bite? Tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2013 hatangijwe icyitwaga nka BLM cyangwa se Black Lives Matter. Yatangiye ari hashtag ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko mu mwaka wakurikiyeho wa 2014 uza kuba umuryango wari ugiye kujya uvugira abirabura kuri iki kibazo bahura nacyo cy'ivangura ruhu. Black Lives Matter, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kuwemera nk'umuryango ugiye kujya ukorera ahagaragara ukarwanya ivangura ruhu n'iyicarubozo ryakorerwaga abirabura muri icyo gihe. Ibi ngibi byabaye muri uwo mwaka wa 2014 ku rwego rw'igihugu bigirwa official kubera urupfu rw'abasore babiri nanone b'abirabura baba bamaze kwicirwa muri Amerika, harimo uwitwaga Michael Brown wabarizwaga muri leta ya Missouri, we n'undi musore witwaga Eric Garner, we akaba yarabarizwaga muri leta ya New York. Iki kibazo cyaratumbagijwe cyane biza gutuma BLM cyangwa Black Lives Matter ikura cyane iranamamara. Ariko nk'uko byari bimeze nk'uko nabikubwiye, abirabura hari ibihugu byinshi na n'ubu bagifatwa nabi, bakibwirwa nabi kubera serivisi wenda baba bagiye kwaka, yaba bimukira, abanyeshuri, abakozi, abagiye gushaka ubuhungiro ndetse n'izindi serivisi. Ikaze muri iki kiganiro rero nawe umenye ibi bihugu 10 ugomba kwitondera mbere y'uko ufata umwanzuro wo kubijyamo, kubera ivangura rishingiye ku ruhu abirabura bakorerwa ndetse n'urwango rukomeye bagaragarizwa muri ibi bihugu. Wageze rero kuri byinshi utazi, umurongo mugari wa YouTube. Ayanjye ni Alain Junior. Ikaze mu kiganiro. Noneho ni hehe abirabura banzwe? Reka duhere ku mwanya wa 10. Turahasanga igihugu nk'Ubushinwa cyangwa se China. Mu mijyi nka Beijing cyangwa se Shanghai usanga abirabura bafatwa nabi cyane kubera ibara ry'uruhu rwabo. Bikaba akarusho noneho iyo ugeze mu byaro by'Ubushinwa kandi uri umwirabura, kubera ko baba bakubona nk'umuntu udasanzwe. Benshi mu birabura bajyayo baratukwa kandi bagahabwa n'andi mazina menshi nyandagazi, bakabita ingagi, inkende, impondo ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye.
kujya mu Bushinwa cyangwa se kwakayo serivisi nk'abanyeshuri bajyayo kwiga, abajya gufata ayandi masomo nko kwihugura ibijyanye na engineering. Bavuga yuko mu Bushinwa hari serivisi ushobora kudahabwa bitewe n'ibara ry'uruhu. Ubusanzwe Ubushinwa nk'igihugu kiri gutera imbere ku isi, cyubatse ubukungu cyangwa se ekonomi ihambaye, tutanatinya kuvuga ko ari icya mbere. Byagisunikiye kubaka diplomasi n'ibihugu byinshi byo muri Afurika. Iyi ngiyi yabaye impamvu yatumye abirabura benshi bagenda berekeza mu gihugu cy'Ubushinwa kujya gufata ya masomo menshi atandukanye cyangwa se kwakayo serivisi zigiye zitandukanye, cyane ko Ubushinwa nyine bwamaze kubaka diplomasi. Usibye n'ibi ngibi kandi, Ubushinwa ni kimwe mu bihugu gifite ibyanya byiza nyaburanga byo gusura. Urugero se nka Great Wall cyangwa se Grand Muraille cyangwa se urukuta runini rubarizwa mu Bushinwa. Ushobora kujyayo byonyine ugiye kureba imihanda myiza igize umujyi wabo wa Shanghai cyangwa se za Beijing. Ni byinshi mu by'ukuri byakujyana mu Bushinwa, ariko kujyayo umwaka visa ugiye gupakira ibyawe werekezayo umwaka wa 2026 bizagusaba gutekereza kuri byinshi, cyane cyane utekereze ku kibara ryawe ry'uruhu, unakire ko ushobora kuzatotezwa mbere y'uko ujya mu gihugu cy'Ubushinwa, kubera ko ikibazo cy'ivanguraruhu rikorerwa abafite uruhu rwirabura cyatumbagiye cyane. Reka tumanuke noneho tugere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cy'Uburusiya cyangwa se Russia mu majyaruguru y'Uburayi. Turi kwa Vladimir Vladimirovich Putin muri leta ya Kremlin. Ahangaha mu mijyi nka St Petersburg ndetse n'imijyi nka Moscow, usanga abirabura bahabarizwa nta bibazo byinshi cyane bishingiye ku ruhu rwirabura baba bafite. Ariko iyo ukomeje ukerekeza mu mijyi mito mito, usanga abirabura bafashwe nabi ku buryo batukwa koko bihagije. Nk'aho ibyo bidahagije, hakaba hari serivisi nyinshi bashobora no kwimwa kubera ko bafite iri bara ry'uruhu rwirabura. Nyamara nubwo bimeze uko, leta ya Kremlin iherutse gutangaza ko ibihugu byinshi bihawe viza y'ubuntu mu rwego rwo kwerekeza i Moscow cyangwa se mu Burusiya, kwakayo serivisi ndetse no kwemererwa kuba wahatura. Ariko ibi ngibi bigahuzwa n'uko benshi intambara ikomeje kubahitanira mu gihugu cya Ukraine, ndetse na leta y'Uburusiya ikaba igambiriye kuzamura umubare w'abaturage batuye muri iki gihugu cy'Uburusiya, cyane ko bagishinja kuba gifite umubare mutoya w'abaturage ugereranyije n'ubuso gifite. Iyi yaje kuba impamvu yagiye isunikira benshi mu birabura kwerekeza mu gihugu cy'Uburusiya, kwakayo serivisi zitandukanye wenda nk'izo gutura nk'uko maze kubibabwira, gufatayo amasomo menshi agiye atandukanye harimo nk'aya gisirikare, kuhaba cyangwa kwakayo serivisi zigiye zitandukanye cyangwa indi mirimo igiye itandukanye. Ariko nubwo wumva bimeze uko, usanga benshi mu birabura muri iki gihugu badafashwe neza. Ukuyemo St Petersburg na Moscow, ahandi mu mijyi mito mito usanga abirabura mu mihanda batangirwa, bakagirirwa nabi, abandi bagatukwa cyane ntibahabwe na serivisi zimwe na zimwe kubera ko byonyine ari abirabura. Iki nacyo ni kimwe mu bihugu ugomba kuzatekerezaho kabiri nujya gufata urugendo upakira ibyawe umaze gushaka viza, cyangwa se na mbere y'uko uyaka ugiye kugisura, kubera ko abirabura muri iki gihugu bafashwe nabi bihagije bazira ibara ry'uruhu rwirabura. Russia. Ku mwanya wa 8 turaza kuhasanga Ubutaliyani. Iki ni igihugu cy'inzozi kuri benshi mu birabura baka viza bagambiriye kwerekera mu Burayi, kubera ko benshi baba bumva bakwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ubusanzwe Ubutaliyani ni igihugu cy'amateka n'umuco, amateka arambye ya kera, kuva kera kikitwa ubwami bw'Abaromani. Benshi mu birabura babarizwa muri iki gihugu cy'Ubutaliyani usanga bafatwa nabi by'akataraboneka, bagacyurirwa, bagacunaguzwa, bagatukwa, bakanabwirwa byinshi bibi cyane bijyanye no kubandagaza cyangwa se kubandarika, bagakorerwa ivangura rishingiye ku ruhu rwirabura byonyine kubera ko ariko bari cyangwa se bafite uruhu rwirabura. Henshi mu mijyi nka Venice
ushobora nko kuba wajya nko gusaba ikawa cyangwa se icyo kunywa gishyushye, bakaguhima bakakuzanira icyo kunywa gikonje kubera yuko uri umwirabura. Hari amasoko n'amaguriro atinjiramo abirabura, ariko abandi bantu b'uruhu rutandukanye bo bakahinjira. Ubutaliyani kuba uri umwirabura w'umwimukira cyane cyane uturuka muri Afurika, usanga ari ikibazo gikomeye, usanga ari ibintu bigoye cyane ku buryo ushobora kubizira. Ahangaha naho ni mu hantu ugomba kuzatekerezaho karindwi mbere y'uko upakira ibyawe ugiye kurira indege, yaba ari urugendo shuri, ubutembere cyangwa se yaba ari ukwiga, kubera ko abirabura barangwa cyane bihagije. Ubutaliyani. Twamanutse rero tugeze ku mwanya wa karindwi, aho turasanga igihugu cy'Ubugereki, Greece. Ahangaha mu Bugereki naho ivangura rishingiye ku ruhu rwirabura ryatijwe umurindi cyane cyane mu myaka itambutse, kubera ko abimukira bagiye baturuka mu bice bya Aziya y'Iburasirazuba, Middle East, ndetse n'abandi bagaturuka muri Afurika y'Amajyaruguru berekeza mu Bugereki. Byaje guteza ikibazo gikomeye cyane cy'imyivumbagatanyo, bituma abirabura bangwa cyane mu Bugereki. Mu mijyi nka Santorini cyangwa se Plavnon, kubatemberera usanga abirabura bafatwa nabi cyane ku buryo ushobora no kubigwamo. Rimwe na rimwe bahitamo kujya gutura mu makaritsiye amwe n'amwe y'iki gihugu cy'Ubugereki. Hari ikaritsiye ushobora kugeramo mu gitondo bugacya bakwimuye kubera ko byonyine uri umwirabura. Iki nacyo ni ikindi gihugu bisaba kuzatekerezaho kabiri nujya kugisura, cyane cyane ko nubwo iki gihugu cy'Ubugereki nacyo gikize ku mateka ndetse n'umuco, kubera ko nacyo kibarizwa mu mateka ya hakera, ariko nukijyamo waba ugiye kugitembereramo, kwiga cyangwa se gukorerayo ndetse no guturayo, bizagusabe gutekereza karindwi. Ubugereki, Greece. Umwanya wa gatandatu turasanga Ukraine cyangwa Ukraine, igihugu kiri mu ntambara igihanganishije n'Uburusiya, Russia. Ariko mbere y'uko iki gihugu kijya mu bihe by'intambara, hari abirabura benshi berekezaga muri Ukraine, ariko 70% bajyagayo bagiye gutora amasomo ajyanye na architecture, ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Nubwo bimeze nk'uko, ibaze yuko hari serivisi nyinshi cyane abirabura batahabwaga kubera ko bafite uruhu rwirabura byonyine. Nk'ubu hari nk'abanyeshuri bajyaga ku masitasiyo yo gutega bisi, ariko shoferi akigukubita amaso akabona uri umwirabura akanga guhagarara. Ukraine. Benshi mu birabura cyangwa se abanyeshuri b'abirabura babarizwaga mu mijyi nka Kiev. Hari hoteli babaga batemerewe kuba bajya kubustinga cyangwa se ngo ajye gucumbikamo byonyine kubera ibara ry'uruhu rwe, kandi atari uko babuze amafaranga n'ubushobozi, ariko ukazira byonyine ko uri umwirabura. Iki gihugu nacyo uzatekereze karindwi mbere y'uko ufata umwanzuro wo kucyerekezamo, kubera ko ushobora kuzabwirwa nabi cyangwa se ugacyurirwa, ugatotezwa cyangwa se ukagaragarizwa ivangurwa bishingiye ku ruhu. Mbere y'uko dukomeza ku bihugu 5 bisigaye, niba wakunze iyi video wibuke gukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byose nkora bizajye bikugeraho ako kanya bigisohoka, kandi wibuke gukanda like ugaragaze ko wakunze iyi video, kandi nanone ntuze kugenda udatanze igitekerezo muri comment nk'icyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha cyangwa nk'inyunganizi. Ku mwanya wa gatanu turasanga Israel cyangwa se Israel, kubera akatabarika ku rujya n'uruza rw'amoko y'abantu abarizwa muri Israel. Ibi bituma abirabura cyane cyane abaturuka ku mugabane wa Afurika bagera muri Israel bakakirwa nabi cyangwa se bagafatwa nabi. Tel Aviv, umujyi mukuru wa Israel, kikaba icyicaro cyangwa se umujyi mukuru w'ubutinganyi ku isi. Ahangaha benshi mu birabura b'abasore barahohoterwa cyane ko basunikirizwa mu gukora ubutinganyi. Benshi mu banyeshuri bakomoka muri Afurika berekeza muri Israel ahanini bavuga ko bagiye kwiga. Iri hohoterwa n'ivangura ry'abirabura
rirarenga rikava ku bigo biciriritse rikajya no mu nzego za leta. Usanga hari serivisi benshi mu birabura batajya kwaka muri Isirayeli ngo bazibone byoroheje. Rwagati Tel Aviv hari amakaritsiye ushobora gusanga abirabura batuyemo, ariko mu gitondo bakaza bakahagukura bakakujyana hanze y'umujyi nta mpamvu ifatika baguhaye, byonyine kubera ko ufite uruhu rwirabura. Bakaza bakubwira ko babyiga cyangwa se badashaka ibara ry'uruhu rwirabura muri ako gace. Israel kugira ibara ry'uruhu rwirabura, ibi ngibi ni bibi cyane muri aka gace kubera ko binukira abangaba biyita Abisirayeli cyangwa se Abayahudi babarizwa muri Israel, cyane cyane Tel Aviv. Ubusanzwe aba bantu b'Abajudayist cyangwa se abangaba b'Abazarelist ni abantu badakunda abirabura kubera ko bo biyemera cyangwa se babona ari ubwoko bukaze gusumbya ubundi bwose ku isi. Ariko kandi kuri bo abirabura bafatwa nk'abantu baciriritse cyane nyuma y'abandi bose babarizwa mu isi. Ahangaha ni ahantu hatari heza mu bantu bagambiriye kwerekezayo mu bikorwa ibyo ari byo byose, yaba ibijyanye na bizinesi, kwaka akazi, kuhatura cyangwa gutembererayo. Nubwo iki ngiki nacyo ari igihugu cy'amateka, kugitembera bikaba ari ibintu bidasanzwe cyangwa se by'ingenzi, ariko iteka ryose igihe uzatekereza kujya gusura Isirayeli, ibi ngibi uzabitekerezaho kabiri, kubera ko niba ufite uruhu rwirabura byanga byakunda ushobora kuzatotezwa mu buryo runaka. Israel. Ku mwanya wa kane turahasanga South Korea cyangwa se Korea y'Amajyepfo. Ahangaha ni mu mugwa wabo mukuru wa Seoul. Iki ngiki ni kimwe mu bihugu birimo bitera imbere umuvuduko munini, cyane cyane mu bijyanye na tekinoloji. Ucyumva South Korea ubundi wumva Samsung. Uru nguru ni uruganda ruhanitse ruhambaye mu isi nzima, tutanatinya kuvuga ko ruri mu nganda za mbere ku isi zikora ibikoresho bijyanye na tekinoloji, ibikoresho bigezweho kandi bihambaye mu isi. Ibi ngibi bituma benshi mu bantu cyangwa se baba abakerarugendo berekeza muri iki gihugu cya South Korea. Abanyafurika kuri iyi ngingo rero nabo ntibahatanzwe, ariko iyo bigeze ku kibazo cy'ivangura, 55% by'abirabura berekeje muri Korea y'Amajyepfo bahamya ko bagiye bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku ibara ry'uruhu. Ubyumve neza, 55 abangaba baba barenze 1/2. Ni ukuvuga ngo abantu bagera kuri umwe muri babiri bajya muri iki gihugu cya Korea y'Amajyepfo baba bafite guhohoterwa byonyine kubera ko ari abirabura. Ibi nabyo birarenga bikava muri serivisi zisanzwe bikazamuka bikagira hejuru no muri guverinoma. Usibye n'ibi ngibi, usanga hari ama-shopping mall abirabura batemerewe kwinjiramo ngo bajye guhahiramo. Hari n'andi maguriro menshi usanga abirabura batemerewe kuhagera, ndetse n'ibyanya nyaburanga batemerewe gusura byonyine kubera ko bafite uruhu rwirabura. Kujya muri South Korea ni ikintu ugomba gutekerezaho cyane, cyane cyane ko kubera ko Korea nta moko menshi atandukanye y'abantu igira. Kuhagera bakakubona nk'umwirabura baba babona mbega ari ibintu bitangaje, ubundi benshi muri bo bakaba banabikuziza cyane rwose. Rero nujya gusura Korea y'Amajyepfo bizagusabe nabyo kubitekerezaho karindwi mbere y'uko ujya gupakira ibyawe unaka visa werekeza mu gihugu cya South Korea muri uyu mwaka w'2026. Twihuse ku mwanya wa gatatu turasanga Japan cyangwa se Ubuyapani. Iki ni kimwe mu bihugu byateye imbere kera, cyane cyane muri tekinoloji yo gukora ibyuma ndetse no kurema amamodoka adasanzwe. Ibi bituma benshi mu birabura bafata iya mbere bakerekeza mu Buyapani. Ariko nubwo bimeze nk'uku nguku, kandi Ubuyapani ni kimwe mu bihugu bifite abantu basa naho bagize amoko n'amatsinda makeya. Bivuga ko ushobora kuba uri umwirabura umwe mu Bayapani 100, maze isura yawe akaba ari igaragara bitangaje, mu gihe abandi bagabo 99 baba bafitanye isano, bafite amasura yenda gusa. Bivuze ngo kuba uri umwirabura ahangaha bikugaragaza nk'ikindi kintu kidasanzwe.
uburyo ubwabyo ushobora kubizira, aka kantu wakazira. Mu Buyapani kuba uri umwirabura, gutumirwa kuri televiziyo cyangwa se kuba wagirwa hosted ni umuziro. Usibye na media yo mu Buyapani iteza ibingibi ikanabitiza ingufu, byonyine umwirabura mu bice nka za Tokyo hari karitsiye abatemerewe guturamo, hari serivisi atemerewe guhabwa muri leta bitewe n'uko afite ibara ry'uruhu rwirabura, kandi no mu makompanyi amwe n'amwe hari imyanya batemerewe guhabwa mu gihe ukiri umwirabura. Icyakoze 45% by'abirabura berekeza mu Buyapani, nubwo bavuga ko ubuzima bwabo bugoye, habaho n'ivangura rishingiye ku ruhu. Usanga nibura ntabagirirwa nabi mu buryo bw'umubiri, wenda ngo babe bagutoteza cyangwa se ngo bagukomeretse n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko ivangura ruhu rishingiye ku kuba umuntu yaba ari umwirabura ahangaha rirakora cyane. Wibuke nk'uko nabikubwiye, hari serivisi uba utemerewe muri iki gihugu cya Japan. Ahangaha naho uzatekereze kabiri nufata umwanzuro wo kuhasura muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, kubera ko umwirabura yanzwe. Japan. Twakomeje ku mwanya wa kabiri, turasanga igihugu cya India, Ubuhinde. Iki nacyo ni igihugu gikize ku mateka cyane, kikanaba kimwe mu bihugu bya kera birambye mu isi. Ubusanzwe Ubuhinde bwakolonijwe n'igihugu cy'Abongereza igihe kinini cyane, ku buryo abantu b'Abahinde bafataga abantu b'uruhu rwera nk'abantu badasanzwe, abantu b'iterabwoba b'ibitangaza mbega. Ibi byagiye bituma abantu b'uruhu rwirabura bimukiye mu Buhinde bagiye gushakayo imirimo itandukanye cyangwa se kwigirayo amasomo menshi atandukanye, cyane cyane ay'ubuganga, bafatwa nabi. Kandi byatumye nanone abantu b'Abahinde b'uruhu rwirabura badahabwa ijambo muri guverinoma, kubera iki kinyoma kivuga ko abantu bafite uruhu rwerurutse aba ari abantu badasanzwe. Uri umuntu w'uruhu rwirabura rero bituma hari serivisi nyinshi udashobora guhabwa mu Buhinde. 65% by'abirabura bakomoka muri Afurika berekeza mu Buhinde bagiye muri serivisi zitandukanye, zirimo izo kwiga, gutembera, gutura ndetse no kuhakorera. Bose bavuga ko bahura n'iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku ruhu. Aba bantu bose 65% bakaba barasogongejwe iki kintu cyo kwanga, bazira ko bafite uruhu rwirabura. Ubitekerezeho neza. Nk'aho ibyo bidahagije kandi mu Buhinde aba ari nk'umuziro kuba washyingirwa n'umukobwa waho uramutse ufite uruhu rwirabura cyangwa se uri umunyamahanga. Muri rusange nubwo abirabura bagera mu Buhinde, ariko ntago baba bemerewe kurongora abakobwa b'Abahindekazi. Ubuhinde, usibye n'ibi ngibi, wenda hari n'umubare w'igitsina gore mu Buhinde usanga uri hasi, ku buryo n'abagabo benshi b'Abahinde bafata iya mbere bakaza kurongora abakobwa b'Abanyafurika. Ariko kuba batuza ntabwo biba ari ibintu byemewe, cyane ko iyo bahageze bashobora kuba mu mimerere mibi irimo itotezwa, byonyine kubera ko bafite uruhu rwirabura. Mu Buhinde nanone hari serivisi umwirabura batemerewe guhabwa, kubera ko byonyine ari umwirabura. Birashoboka ko hari resitora utazariramo, hari banki utabitsamo amafaranga, cyangwa se ibigo byikorera utemerewe kuba wajya guhabwamo akazi kubera ko wirabura. Ibaze nko kujya gusura Taj Mahal, maze kubera ko wirabura bakakubwira ko utemerewe kwinjiramo uwo munsi kubera byonyine ko ufite uruhu rwirabura. Iki nacyo ni igihugu ugomba kuzatekerezaho kabiri nujya gupakira ibyawe, ukaka viza, ugafata indege ukerekeza mu Buhinde, wenda ugiye kuhasura cyangwa se kuhakorera, kwiga cyangwa se gutembera no kwaka izindi serivisi zitandukanye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ufite amatsiko ngo ku mwanya wa mbere turasanga ikihe gihugu? Twihuse rero, ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Arabia Saudite.
Iki ni igihugu cy'Abarabu, kikaba igihugu cy'Abayisilamu. Ni igihugu gifite amateka akomeye cyane ndetse gifite ubukungu buhanitse bushingiye kuri zahabu na peteroli. Ubusanzwe Arabia Saudite nicyo gihugu cya mbere mu mateka cyagaragaje zahabu cyangwa se cyavumbuye zahabu. Ibi ngibi byagiye bituma abantu benshi bava mu mahanga birukankira muri Arabia Saudite. 70% by'abirabura berekeza muri Arabia Saudite bavuga ko bahura n'iki kibazo cy'ivangura rishingiye ku ruhu. Benshi mu berekezayo bagiye mu makampanyi y'ubwubatsi, ariko benshi ku masite usanga bahura n'iki kibazo cy'ivangura ku ruhu, cyane cyane iyo ari abirabura. Ubusanzwe Abarabu ni bamwe mu bantu babarizwa kuri iyi si nzima batungwa agatoki mu kugira ivangura ahanini rishingiye ku ruhu, cyane cyane iyo bigeze ku birabura. Usanga za Riyadh na za Maka ndetse n'indi mijyi kuhatura uri umwirabura ari ikibazo, by'umwihariko iyo uri umwirabura noneho utari n'umuyisilamu. Byo bishobora no kugukurura ikibazo cy'urupfu bakaguhitana. Imiryango migari cyangwa se n'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye bijya bikomeza gutunga Arabia Saudite agatoki kuri iki kibazo kijyanye n'ivangura ruhu, nubwo benshi muri Arabia Saudite badakunda guhura n'ibibazo by'iyicarubozo, ariko benshi baratotezwa cyane bikomotse ku ruhu rwabo, uruhu rwirabura. Niba ufite gahunda yo kujya gusura ibihugu, Arabia Saudite ni kimwe mu bihugu ugomba kwitondera mu gihe uzi ko ufite uruhu rwirabura. Mbere y'uko rero upakira ibyawe ujya gusura iki gihugu cya Arabia Saudite, mu bintu ugomba gupakira ntugomba kwibagirwa ukwihangana. Reka njyewe iki kiganiro ngisoreza aha ngaha. Ibiganiro byacu ni akagaruka. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu murongo mugari wa YouTube, byinshi utazi, ukore kuri subscribe kandi ukanze ku nzogera. Kandi niba video wayikunze ntiwibagirwe gukanda like. Mu gihe kandi hari icyo uri gutekereza, ugisige muri comment. Reka nsoze mbifuriza kugira amahirwe ndetse n'ukwezi kwiza kwa kane. Yali Ale Junior, naho ubutaha.